aha turi bahita ngo iki bahita ku Rusumo bahita ku Rusumo ariko numvise hari izina ryakomeye cyane bita ngo ni ku mazi yego ko hari amazi ateye naje nzanye abantu ibyifuzo bigiye bitandukanye ariko cyane cyane ikintu kiri ku mutima wanjye ni urubyiruko uyu munsi tuje gusengera urubyiruko baje gusengera urubyiruko akora ufite ibibazo muri ufite ibibazo kabisa bikomeye cyane yego ndetse n'igihugu cyacu ngo bishobokera uwizeye ko niko Mariya yavuze yego musanga hiherereye dusenge nawe urabona ko urongeye wicaye mu mazi abantu badukurikiye nagukina kuba guhari kunyiza nyiribihe wumva gusenga ko dusengera igihugu wumva Imana kurira no kuniha nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano bashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda bakagira fitness machine kangura ibice by'umubiri bidakora neza bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788302368 iyi nimero iri no kuri WhatsApp umuririmbyi umwe araririmba ati nta muntu usenga akina kandi koko nta muntu usenga akina ndetse ngo nukandagira usenga ntagakwiye kujya honyora kuko nasengesho ry'umunyagara njye nitwa Prince Robert iyi ni Sezerano TV ndetse na Pastor Fanny official nk'ibisanzwe turabana hano tukagenda tuganira uko bije nuko bukeye uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo turi ahagana hehe uyu munsi twazamutse mu misozi ya Gicumbi n'ibyumba hanyuma aho turi muri kwabona ko ari ku mazi bahita ku mazi twaje gusenga nk'ibisanzwe reka mbararikire gukurikira aya masengesho ntawamenya burya isengesho ry'umukiranutsi niryo rizi aho Imana iba hari n'igihe Imana yatubwira mu byinshi bigiye bitandukanye ndakurarikira rero kuza kubana natwe muri aya masengesho ugumane natwe uzamurana ibyifuzo natwe kugira ngo Imana ikore imirimo n'ibitangaza ku buzima bwacu ndetse n'ubwawe ndetse kandi nzi neza ko Imana iri kumwe natwe turaza kubana rero na Pastor Fanny mukanya ari hariya mu mazi naje musange yo tuganire atubwire byinshi yes nkuko nabibasezeranije rero tusanze Pastor Fanny mu mazi murona ko ndi kuyamanukamo ntago babyoroshye wa mungane wa muntu wavuze ngo nta muntu usenga kina koko nta muntu usenga kina Pastor birangiye mbageza so hano nta nzoka zaba zirimo ra ese abo zihari tukaza ndabajije mumeze mute nanjye meze neza nubwo urugendo rwa rurero ariko ndahageze Imana ishimwe cyane amen uyu munsi rero nararitse abakunzi bacu babwira ko twahuje Isezerano TV ndetse na Pastor Fanny official nk'ibisanzwe urabizi ko turi inshuti z'akadasoza uyu munsi turaza kuganira dusengera n'abantu bo ku Isezerano TV kanambuke nanjye twegerane aho sinaba ngukingirije katugurane abantu abizi abantu badukurikiye niba bashaka kwiyumvira gusa nanjye natangiye kugenda mbona hari n'inshuti zigenda zimbwira ati Robert ikomereza aho ngaho ya hanyuma turahageze aha turi bahita ngo iki bahita ku Rusumo ariko numvise hari izina ryakomeye cyane bita ngo ni ku mazi yego ko hari amazi ateye yego nta kindi kintu cyatuzanye usibye gusenga no gusengera abakunzi bacu tugakomeza kubana nabo tubazamura ibyifuzo bigiye bitandukanye abantu badukurikiye murabona ko turi ku mazi tumeze neza rero burya Bibiliya iravuga ngo muze ahantu hiherereye tuganire cyangwa se tuvugane namwe niyo mpamvu tuba twaje aha tugata ingo zacu donc tukaza ahantu hihereye nk'aha ngaha turakwakira rero murakoze cyane ndabashimiye mwese abadukurikiye Imana amahoro baho umugisha nkuko
biri mu muco mporana yuko tugomba gusengera abantu. Mwaje kare nasenze, yego abonye ko amazi ari menshi cyane, mbonye abantu bari gutitira abandi, nanjye nando niturabona ko nsanze bukazubona nota izuba. Niyo mpamvu rero byabaye ngombwa ko naje nzanye abantu ibyifuzo bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane ikintu kiri ku mutima wanjye ni urubyiruko. Uyu munsi tuje gusengera urubyiruko. Tuje gusengera urubyiruko. Ako rufite ibibazo muri ufite ibibazo kabisa bikomeye cyane. Yego, ndetse n'igihugu cyacu. Yego. Kugira nacyo tukibashe kugira umutekano mwiza. Iki nasengeye ni abanyeshuri bari muri Exeter. Kugira nabo bazatsinde babona amanota meza. Nta kintu cyiza nko kuba uri umubyeyi ushobora kuba abana bawe wabajyana mu ishuri ugatanga ubutunzi bwawe bwose, ariko wabona batazanye amanota. Kubona amanota yabo nago mukabona birababaje cyane. Yego. Hari umuntu ushobora kuba adukurikiye akabati ko badaje gusengera icyanye nta bindi byifuzo bitandukanye bindi wazanye. Nk'umuco wanjye ibyifuzo ni byinshi cyane, nabisengera hari abo nari ndimo hari mu mazi. Yego. Nagize umwanya munini uhagije wo gusengana na byatura narabivuga. Kuba nari ndahanga rusanze nuko nari maze kuruhuka n'umukanya turaza kongera dusubiremo. Yego. Rero nasengeye abantu bose bazi yuko bakurikira Isezerano TV na Pastor Fani Official na groupe yanjye mwese murabizi ko mbasengera umunsi ku wundi, nta kibazo njya ngira. Niyo mpamvu mba naje aha ngaha keje ngunda kuza gusengana ntanatwaye na kamera. Impamvu naje mfite kamera nkemera ko tuza kuri kamera nuko numvaga nkeneye ko hari abantu benshi bafite ibyifuzo kandi bagiye babimbwira babinsaba, numva ko ngomba kuza kubasengera. Yego. Rero reka wenda tutanizinge mu magambo n'ubundi twaje gusenga kandi abantu badukurikiye uravuze uti naje gusengera abana, naje gusengera urubyiruko, nago bari hano urumva bariteguye donc bari gushaka ko dusenga. Reka hanyuma nkwakire. Ikindi ugomba kumenya Robert, uribuka yuko ubushize twagiye gusenga tujya muri Banguka Ngutabare. Yego. Tugiye muri Banguka Ngutabare twasanzeyo twari dufite ibyifuzo byinshi bitandukanye. Yego. Ariko mfite amakuru menshi y'umuntu wizereye kuri kamera kuri cya kiganiro cyatambutse. Yego. Arangije aragikurikira. Amaze kugikurikira yarambwiye ngo ibyifuzo nari mfite muri bitanu nari mfite hashubijwemo 2. Yego. Rero ndabwira abadukurikiye ko ushobora kuba wakurikira ikiganiro uburyo twasenze uko twatangiye ukaba wizeye ko nawe icyawe kwizera kwawe uriya kwizera kurarema. Ngo bishobokera uwizeye ko niko Mariya yavuze. Yego. Musanga hiherereye dusenge nawe urabona ko urongeye wicaye mu mazi abantu badukurikiye nagukina kuba guhari. Nakeka ko rumbwe ngo nsenga. Yego, tugiye gusenga hanyuma reka ndakira abantu badukurikiye dufatanye nawe gusenga twumve n'iki Imana ivugana natwe. Buriya mu isengesho n'Imana ivuganira natwe. Ni karibu rero tugwaye karibu ngusenge. Data mu izina rya Yesu Mana ikomeye isumba byose nyiringabo Imana y'amahoro se umwami wacu Yesu Kristo, ciye bugufi imbere ya Mana ndakuramya ndaguhimbaje nzanye ibyifuzo bya beshi Mana bafite bakeneye bafite ibyo bashaka bafite ibyo bagusaba Mana. Hari ibyo nzigewe hari ibyo ngewe ntazi ariko uzi biri mu mitima yabo. Ndakwinginze Mana kugira ngo ukore imirimo itangaje ku buzima bwabo. Ndasengera urubyiruko muri iyi minsi bafite ibibazo, urubyiruko rwihebye, urubyiruko rwatakaje ibyiringiro, urubyiruko rujya mu biyobyabwenge, ababyeyi barushye baremerewe bananiwe bariho bibaza batekereza ku bana babo ejo hazaza. Mu izina rya Yesu Satani barwanya, Satani wari barindarigije, Satani batwara ibitekerezo, Satani bakuye urukundo. Mu izina rya Yesu Kristo ndabagara umuryango wera nyiringabo, ndabakura mu biyobyabwenge, ndabakura mu kwibwira ibyo bibwira. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenge imitima y'ababyeyi babo kugira ngo tubakunde tubahe urukundo tubite uko bikwiye. Mu izina rya Yesu Kristo uko niko nsenze, uko niko nsenge buri umwe wese. Uwiteka Imana nyiringabo uko niko nzamuye igihugu cyacu Mana ukirinde, ugihe uburinzi, ugihe umugisha, ucyagure, ukirwanirire mu izina rya Yesu mu ngeri zose mu kugera kure Mana ubudahangarwa uburinzi bwose mu izina rya Yesu. Imigisha itagabanyije yose kwera no kurumbuka mu izina rya Yesu. Turinde abagome n'abagambanyi, uturinde ibiteye ubwoba, uturinde ibyashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu mu izina rya Yesu. Ndasengeye abatuye kure abari muri za diaspora mu izina rya Yesu mu bihugu bigiye bitandukanye bituranye byacu, ibihugu by'u Burundi, igihugu cya Tanzania, igihugu cya Kenya, igihugu cy'Ubuganda, igihugu cya Kongo mu izina
rya Yesu hose ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Asengeye abantu bose bari muri ibyo bihugu bigiye bitandukanye, bafite ibyifuzo, bafite ibyo bakene, bafite ibyo bashaka, bafite ibyo bagushakaho. Nyiringabo Imana se umwami wacu Yesu Kristo, nciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe Nyiringabo se umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo ukore imirimo itangaje. Wera Nyiringabo Imana, ni wowe Imana yacu, ni wowe gakiza kanjye mu izina rya Yesu. Mbukamishije ahangama, ndakwinginze Mana nyiribihe kugira ngo ukore, ndakwinginze nyiribihe kugira ngo wumve gusenga kwacu, ndakwinginze nyiribihe wumve gusenga ko dusengera igihugu, wumve Mana kurira no kuniha mu izina rya Yesu Kristo, ko turira ubwoko bwawe abera bose bari ku isi yose, abari hirya no hino, abarwayi, abari mu bitaro, abari mu nzu z'imbohe, abafite amadeni, nzanye ibyifuzo byabo, babuze uko bagira, abatawe, abashomeri, ababuze icyo bashyira ku ziko mu izina rya Yesu baremere, ababuze urukundo urubahe, witeho Mana yanjye, ibyifuzo byose by'uburyo butari bumwe n'ubundi Mana, badukurikiye bose bari hirya no hino z'isi bose mu izina rya Yesu, abaduhanze amaso Mana reka ukore ku byifuzo byabo, wishyura amade, barinde guterezwa cyamunara, ubarinde kubatezwa cyamunara, bafite urwango mitima yabo ruveho, habifite ishyari n'inzika biveho mu izina rya Yesu Kristo. Ciye bugufi Mana yanjye ndarira, ndatakambira buri umwe wese kudukurikiye, ndatakambira buri umwe wese warudusabira, ufite ibyifuzo shaka tumusengera Mana kugira ngo usohoze amasezerano. Mana yanjye datobwe Yakobo ngo nuca mu mazi ntago azagutembana, ngo kandi ucamura ntago uzakotsa. Mana ndabizi ko neza uko ndiho mbasengera ko ariko data wumva gusenga kwa buri umwe wese, data wizeye umukorera igitangaza, umuremera igitangaza, umutembeshereza ibibazo bigende, reka abanzi be bahunge. Ndatatanya imyuka mibi, ndatatanya ibiteye ubwoba, ndatatanya imyuka y'abakonikoni, ndatatanya imyuka y'abacwezi, ndatatanya imyuka ya mayimuna, ndatatanya imyuka y'abapfumu, ndatatanya imyuka ikorera mu kirere, imyuka ikorera mu mazi, imyuka ikorera mu marimbi, imyuka ikorera mu bapfuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndabohoza Satani agize imbata, ndabohoza Satani yarindagije, ndagaruza abajyanye mu biyobyabwenge, ndagaruza abajyanye hirya no hino, abagenda bororongotana, abagenda barindagira, ndabagarura mu buntu bwawe. Gakiza kawe reka kogere, gakiza kawe kamamare, gakiza kawe gakomere, gakiza kawe kagera ku rwego rukwiye kandi rushimishije mu izina rya Yesu. Niwe karuhura Mana, ndakwereka abadukurikiye, reka ubaruhure, niwe wabaruhura. Amafaranga ntago aruhura, icyubahiro ntago kiruhura, amazu menshi ntago aruhura, oya hoya hoya niwe uruhura. Yo waravuze ngo yamye abarishe n'abaremerewe nimusange mbaruhure. Data turagushima kuko data umutwaro udukora nturemereye, niwe kugukunda wo gukiranukira mu izina rya Yesu. Bari badukurikiye bose reka bahabwe umugisha, reka bakira ibyabo mu izina rya Yesu. Ndasenya imyuka mibi yose ituma barara barotaguzwa, ibatera mu nzozi mu izina rya Yesu. Ndasengera inzozi zawe nkurikiye, inzozi zawe zisohora nziza, ikimana avuganye nawe gisohore mu izina rya Yesu. Aha hantu reka mwama amasezerano abasohore, reka bamwe agakiza ku bagabo babo, abandi bahagakiza ku babyeyi babo, abandi bahagakiza ku bagore babo, abana babo bahagakiza mu izina rya Yesu. Witeka Imana Nyiringabo, imikorere y'umwanzi Satani abateza iyo yose turayirukanye mu izina rya Yesu. Reka wamamare Mana, icyubahiro ni icyawe gukuru Witeka Imana, Imana isumba byose. Urakoze data urakarama, icyubahiro ni icyawe nyaguhora ku ngoma, uko nta wundi usa nawe kandi urakomeye. Urakoze Mana, tukuzamura ikiganza tugushima ko wagize neza. Urakoze Mana Nyiringabo ko wumvise gusenga kwacu, dusengeye aha hantu, iri sengesho dusengeye ahantu ukaba uryakiriye, tubise twize mu izina rya Yesu, amen amen. Pastor, ukimara kudusengera reka tugushimire mbere ya byose. Ese buriya n'umuntu udukurikiye ni iki wamubwira, nuwe mumaro w'aya masengesho ubu dusengeye? Ubundi iyo umuntu asenze akizera yakira ibyo yasengeye. Yego, uko nidusaba twizeye tuzahabwa. Hari umuntu umwe mu minsi yashize nabonye muri commentaire ari kuvuga ati ibintu byo kujya gusenga mukagenda mujyanye amakamera ntago aba ari byo. Ni iki wamubwira? Umuntu wese afite uko abyumva, uko umuntu ashobora kurira mu isafuriya
undi akaba yarira mu isorori, undi akaba yarira ku isahane, akaba n'uwabipfunyika, umuntu wese uko afashwa nuko. Yego. Rero we uvuga gutyo nkeka yuko atari uko azi gusenga cyane, ahubwo wabivuga nkawe. Kare nazanye n'umuntu mu modoka ariko mwatare koroba. Ko mbona ibintu Pastor Fani ari guhanura biri kugenda bisohora. Ati uyu munsi kilo cy'ibishimbo kigeze ku 1000, ati bitaragera mu kwa 9 ngo dutangire gutera. Ati ubu koko nitugera mu kwa 9 noneho nikizagura bingahe? Kubera ko dufite ingamba yo gutanga amasuka, tugatanga n'imbuto, tugiye gubihinga kugira ngo bitazagera gute bitazabura. Ariko ijambo ry'Imana dusaba gusenga, hamwe no gusenga ibyo byose bizagenda bikurwaho ariko tukemera ushake bw'Imana. Yego ukoze hasi unyibutsa ibuye. Ubu nicyo gikorwa kigeze hehe? Kubera gahunda mfite ya seminari ndimo. Yego. Gikorwa turagiteganya ku itariki 3 z'ukwa 8. Ku itariki 3 z'ukwa 8. Ariko biturutse no kuba hari abantu bagiye bamamagara bambwira bati katwe tuzabona amafaranga ku itariki 30. Ati rero tutegereje ku kwezi gupfa kugira ngo tubashe kugushyigikirana tubwacu dutange niyo suka. Ati wo kabyara udufashe ntituzacikanwe. Ubwo rero biba ngombwa ko nkimurangisha ku itariki 3 kubera ko nanjye ku itariki 25 nzamfite seminari. Yego. Y'icyumweru cyose kuko nanjye ndi umushumba nanjye mfite abashumbye bankuriye bangomba nanjye guca bugufi nkiga. Ndibuka umunsi umwe Farawo rota inzozi abagamagara Yosefu yarabwiye ngo hari igihe cy'imyaka 7 y'uburumbuke ndetse n'imyaka 7 y'inzara. Numva abantu badukurikiye twababwira ati mutube hafi nyamara niba Imana ivuze ngo igihugu ngo kigiye guhura n'iki ntago Imana igibeshye. Kandi banatekereza icyatumye Imana ishaka ko noneho mu gikorwa kigomba gukorwa ari amasuka yo guhinga n'imbuto. Barebe kure muri iryo yereko. Bagendere mu mwuka kuruta kugendera mu mubiri. Yego. Hanyuma turagushimiye wari utubwiye ati ndasubira koga nimvuga koga. Iyo umuntu avuze koga mu isi y'umwuka sinzi niba uri kumva icyo nshatse kuvuga. Misi y'umwuka n'ubundi nukujya kwiyeza no kwezwa. Yego. Hari umuntu wavudukoje ngo mbese baba bagiye koga mvuze mu isi y'umwuka. Yego. Iyo umuntu avuze ngo mu isi y'umwuka yagiye koga aba ari nko kongera guhamagara Imana, kongera kuganira nayo, kongera erega turi muri isi tugera duhura n'intambara nyinshi zitandukanye. Rero tujya ngo tukubohore gusa nago waducika utagize nk'ijambo rimwe ubwira abakunzi Bisezerano TV ndetse na Pastor Fani official ubundi tukureke. Urakoze cyane icyo mbabwira ndabashimira kandi ndabakunda nkunda uburyo muhora mwandikira isezerano mubabwira ko dukeneye dukunda amasengesho abiwacu bona kadasohoka niwo murage wacu kuko yicano yacu ishingiye kuri groupe dufite n'ubundi kandi iyo ngiyo turayisengera dusenga umunsi ku wundi dukora Zoom ku wa 2 no ku wa 5 saa 2 z'ijoro za hano mu Rwanda. Rero murakoze Imana ibaha umugisha twabasengeye mwizere kandi namwe murushaho gusenga murakoze. Yego reka dushimire abantu mwese mwabanye mu masengesho yacu gusenga ko bizahoraho twavana hano ku mazi tuzajya nabanguka ngutabare hose tuzajya tugenda dusenga kandi duhamagara Imana kuko turi kugenda tubona Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Turagushimiye wakoze. Nakoze nawe.